umusaza bimeze bitese uru ruzi warubonye rwitwa ngo iki twaruhimbye ngo rwitwa nduhura si ubwo ruba rukuruhira iki papa barakomeye nawe birere nyine nese hari abantu bajya bogeramo bajyamo bakoga ariko nushatse nyine ko ashaka kuruhuka ajyamo nyine atazi koga nyine agahita aruhuka apfa gake se papa none se rumaze kwica nk'abantu bangahe urunguru se ni nka 5 bonyine none se habamo iki cyo kurya amafi abamo ubundi baje kwaronga ngo bakuyemo intuza inkeri zonyine inkeri sinkubishye noneho ruradutuburira urambonera muri metero 13 ubwo ni ukuvuga ngo ninjye twongeyeho n'undi wundi yewe we dore kurya ubuzima rero warubonye dore aho ruherera banguka banguka yewe we reba ariko ukuntu biba bimeze wala ni ukuvuga ngo amazi yageze hano akuzura iki kirayagabanya urumva uko kiyagabanya urumva ki ubwo amanuka hano gihita kiyagabanya gihita kiyohereza amahane yewe abankurikira hano nizere ko muri kubibona walayi reba ariko inzira zose arinda gucamo kugira ngo agere yacu mwana siko nari narangaye ubu hano bawumva hagukurura wayabonye warihaye ubu ufite ubwoba wowe turi kumwara warareba no mabuye icyo ashinzwe kuyagabanyiriza umuvuduko wafata imfura bimeze bitose baziguyemo watiriwa nzenze tiriwa yaya katika libombe tiriwa nzenze tiriwa yaya warubonye uruzi abantu banje babifuza ubutembere muve mu nzira noneho hano urabona ukuntu ari byiza bati wajyamo ahangaha ujya woga ntariya ntabwo ujya wogamo urayatinya ariko umucanga yakumanuka aya yakujyana ayo urabona atakujyana mana aya ntabwo ntabwo nahahereza ndetse kuri ntubizi yewe ba bantu mwikundira ubutembere ntako mba ntabagize dore mba nabagereje mba nabagereyeyo mba nabagejejeyo aha abantu bajye mwikundira ubutembere dore ntako mba ntabagize mba nabagereyo nanabagejejeyo yewe murabibona urahabona firi
muve mu nzira